hari abantu batumvikana nabo rimwe na rimwe usanga banegamiye ku ruhande rwa guverinoma kandi guverinoma igahindukira ikabica urumva guverinoma yo yibica se yibica noneho hakaba bari ku ruhande rwa guverinoma kandi babana nabo ngabo bicwa umva ikibazo aho ruzingiye bakavuga bati mwirwanya guverinoma noneho bakavuga ati iki kintu ku mugambi mubisha burya ngo imizinga izavamo imyibano pe hari ikintu kigeze kugerwaho n'ubu kirahari gushishikariza abana bo mu mpunzi bano bahano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya mu bihugu byo hanze. Do you know why? Do you know the purpose? Ari guverinoma ya Kongo ibohereza? No, ibyo bihugu byo hanze bibashishikariza kuzayo. Cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zino mpunzi izi mpunzi ko zivanze zirimo abanyamurenge zirimo uravuga abandi abangaba bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahise cyane bahise iki abanyamurenge nurese nta mpunzi z'abanyarwanda z'abakongomani ziri mu Rwanda nibyo mvuga nyine kuri yo kubashishikariza mu gihanze bakabaha ibyangombwa byose n'iki harimo uburyo bwo kubatatanya bakibagirwa iwabo igihe urugamba ruzaba ruhinanye bakabura abajya gutabarayo ibyo se akaba ari ni politike yaje bucece ariko batazi ngo igambiriye iki ubu nibwo barimo kubibona kandi ka kabiri uribuka akantu kigeze kuba mu nkambi ya Kiziba hariya burengerazuba mu majyepfo za Nyamagabe urakibutse nanuza na hano na Gihembe uribuka imyigaragambyo bakoze ngo barashaka gutaha bakavuga ngo barashaka gutaha ntuza bakiri Bunagana M23 uzi cyari kigiye kuba bakunze ibihumure TV muraho mumeze neza igitondo cyiza igicamunsi cyiza cyangwa se umugoroba mwiza wo muhererenge ndikuzo Emindi kumwe na Muzehe Tito waramutse muraho neza wiriwe nako ni byose umeze neza warabavuga mwaramutse irayidi nziza vuga irayidi Idil Fitri ariko ni Idil Fitri ntabwo nzi kubivuga rwose ibyuzi ni Maranatha oya Yesu araza vuba oya ese si byuzi nabituro tuzabonayo bituro gusa nabigo birera impfubyi bibayo nta mazu y'abarwayi habayo tuzahora dufite umunezero abadivemwi umudivaniste w'umunsi wa karindwi basenze Muzehe Tito umeze neza ndaho neza hanyuma muri politike ko ntekereza ko tutarabanye politike twebwe cyane ko na politike tuzi ni mituweli ndetse n'umuganda n'ejo twarakoze ujye wibagirwa inteko y'umudugudu n'ay'umutekano n'ay'ibishingwe mwayishyura ko muri kunyumva uyu munsi turimo dusoza ukwezi dutangira ukundi mwayishyuye ntabwo rero turi mu nkuru za politike ahubwo turimo turareba uko byifashe niyo mpamvu twibanda cyane ku makuru y'ibivugwa hirya no hino cyane nubwo dutsinda mu bukungu n'iyobokamana Muzehe bigeze uravuga muri politike n'ubukungu mpuzamahanga ariko iyobokamana pana politike twavuze politike yacu ni imiyoborere myiza harimo mituweli ubundi turabikomatanya ubundi bihera iwacu nk'uko wari ubivuze cyane suhurize abakurikiye Ihumure TV basaba bikomeye cyane gukanda subscribe niba batabishaka niba batabishaka kandi birebere gusa bikomereze byose niba byanga turakomeza akazi ariko nizere ko mumeze neza uyu munsi abayisilamu ariko nta muntu nkunda ngo abimbwire umunsi w'irayidi byumva mu butumwa insanganyamatsiko cyangwa se mu butumwa bahawe cyangwa se baganirijwe no kwirinda icyahungabanya umutekano uzi umuntu wabasakaga bari kwinjira muri stade tambwira ko wabasakaga ngo military police special force iki are dore ye
dukomeze iyo nkunda yigarukamo mu kanya twikomereze. aha ari icyegeranyo kigaruka ku bushakashatsi bwakozwe na RGB kigaragaza gushaka no guhabwa amakuru ku banyamakuru b'umwuga nkamwe. Hari amakuru atemererwa gutangazwa ku bw'inyungu z'igihugu, ituze rya Rwanda, kuko ashobora guhungabanya ituze rya Rwanda, ndetse n'amakuru ashobora gukora ku buzima bwite bw'umuntu. Ayo nayo nagiraga twikomereza nande basinyagira. Hanyuma ngiki ntihayoze ko ntayo amakuru n'ubundi twikomereza bitande bagaragaye ko abagera ku makuru ari 86.7%. Abagera ku makuru abagera ku makuru biroshigeze ko ntayo naho abayageraho abashobora ku accessinga naho abashobora kubona amakuru ku itangazamakuru nyine urugero rwabyo byo ni 80. Bumva ko arimo akabazo. Abanyamakuru rero nabo bagaragaje ko babyishimira ku kigero cya 57.8%. Mwitabe nta kibazo. Allo? Mose sinasobanukiye kuyageraho nibindi. Ariko hari icyo waruvuze. Hari ugushobora kuyageraho ukabona amakuru bitakugoye. Ariko hari ibisitaza bigenda bibamo. Hari noneho no kuyahabwa. Kuyahabwaho ni ikigero cya 80.1%. Hanyuma kwishimira uburyo bayageraho n'uburyo bayahabwa abanyamakuru ikigero cya 57% n'ibice. Ibyo ni ibya RGB. Okay. Icyo ni kimwe. Hanyuma abanyamadini, imiryango itari ya leta, za ambasade bashyiriweho banki, ikigo cy'imari cyihariye cyangwa se banki n'ishami rya Beka ifite iyo serivisi yo kubafasha. Babafasha iki? Urumva niho bazajya baka inguzanyo, niho amafaranga yabo bazajya bayabonera, niho bazajya bavunjishiriza ya mafaranga y'amahanga baba baboherereje aho kuri Beka. Yego. Iryo shami rero rikaba rifite icyicaro muri Kigali Heights, izanyubako ndende ziri iruhande rwa Convention Center. Ese yo gahunda ya Beka ijite ijityo none se nta yindi gahunda, ntago se umuntu wayemewe gufungura konti. Babavanguye n'abacuruzi. Bavanguye na banki z'abacuruzi kubyiganiramo aho ngaho n'iki. Rimwe na rimwe urumva umudiplomate afite uko yakirwa. Niba umudiplomate bamwohereje amafaranga, afite amafaranga ashaka kuvunjisha, ikindi bazivuze ko bazajya bavunjira ku giciro cyiza. Hanyuma rero na service zindi, hanyuma iyo banki nayo ikabyungukiramo ko ayo mafaranga nk'abantu bayabitse igihe kirekire, banki iba irimo kuyacuruza. Okay. Nuko banki zikora. Hanyuma ubwo ni updates ziri mu Rwanda. Hanyuma rero twinjire hanze. Bwana Minister Ambassador Olivier Nduhungira yacyari mu kanama k'umutekano ka Loni. Tuvugana nta byemezo birasohoka, ubu inama iricaye live. Iri live. Unona? Yego. Twiteze yicaye live, ndetse uko ikoranabuhanga ritwereka imaze ubu tuvugana hashize iminota nka 20 inama iteranye. Iri live yawoni. Ubwo rero dutegereje ibyemezo biri busohokemo, dore ko bamaze iminsi babaga u Rwanda. Nta kindi gihugu twumvise kimeze kuriya. Buriya hari ibintu hano tugomba kwitondera. Ntabwo byumvikana UN kwicara kuriya. Ndaje ndakubwira utundi tuntu, kubwira andi mabanga yavumbutse. Yavumbuwe nande na Christopher Rutundura. Ni nkaho yakubise hasi. Christopher Rutundura ni muntu ki? Ni perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane muri Sena ya DRC. Yego, ari mu Bufaransa. Yego, ni itsinda ayoboye. Sasa hari amabanga yamenye. Gutega amatwi neza umuntu wumva icyo avuze. Noneho hano muri iyi nama muribuka ukuntu bibasiye u Rwanda cyane. Rero kwibaza aba bantu, si ubwa mbere habaho ibibazo bikomeye cyane muri aka karere cyangwa n'ahandi, ariko ntabwo baricara ngo bazonge uwo ari we wese nk'uko bazonga u Rwanda.
ariko nyine nuko u Rwanda narwo ntabwo ari agafuka imvugo rimwe. Hanyuma rero uyu Rutundura ayoboye itsinda riri mu Bufaransa, bagiye kusaba Ubufaransa ngo nabwo bufatire u Rwanda ibihano. Hari Ubufaransa butarafata ibihano ajwe bacukuye impande zose. Tuzi ko ejo bundi Ubufaransa bwahagaritse wa muhungu ashaka gukora igitaramo umukongomani umwe agiye gusabya u Rwanda ashaka gupfobya yitego ku munsi wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva aho bari bategeye icyo kiba kirapfubye gipfubye rero abo babona nta kundi biri bugende. Hanyuma ikindi babona barugarijwe nta ngabo bagifite nk'uko intumwa yihariye ya Perezida Trump yabivuze. Ariko reka turebe ibintu Rutundura yavuze imbere ya Sena y'Ubufaransa. Abo basenateri bari kumwe nawe yareze u Rwanda, ariko agera ubwo yibutse Ubufaransa ko hari byinshi bahuriyeho, abereka yuko francophonie gukoresha igifaransa ari kimwe mu bintu bahuriyeho, abereka ibintu byinshi ibintu bagiye bafatanya, arihohora yihohora impamvu bagiye mu mishyikirano Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame, arihohora mu kwihohora avuga ko ni uburenganzira bwabo ariko byari ngombwa, agera ubwo amena ibanga tutari tuzi yuko deja Amerika yamaze gusinyana na Kongo imishinga y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi abashinwa barimo. Ibyo uvuga urabizi ariko ndiwe wabyivugiye, ntabwo ari twe tubimuvugiye. Ni Rutundura wabyivugiye. Reka mubwire numiwe navuga ni uyu si senateri. None ariko senateri wayoboye w'Ubufaransa ntabwo nibuka izina rye yatangije ikiganiro avuga ngo tubibutse yuko ibi tuvugira hano binyura ku mirongo yacu y'imbuga nkoranyambaga yose. Nahoze ni ngaho muri make niho kuvuga muti dore n'abandi badutekereza ukundi mutaza kugira ngo hari ikintu twihereranye. Dore ibyo tuganira abanyapolitike n'abantu beza cyane. Icyo babishyize ku mugaragaro, ariko mbere yuko bajyaho hari aho babanza, na nyuma yuko bavaho hari aho babanza. Ni nyirarureshwa nyine. Noneho gusa nyine babikoze neza, ariko Rutundura burya ngo igisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Yimenye inda niwe wabyivugiye. Ubu tuvuga iyi nkuru yageze muri Loni. Amerika murabona abanyarwanda nibo biba amabuye y'agaciro, fine. Ntaduhamije ko tuyiba. Ntitwakorana n'abantu bafite akavuyo. Ko Rutundura yabishyize hanze. Amerika yasinyanye na Kongo imishinga yo gucukura amabuye y'agaciro na cya gihugu kiri hepfo yabo ni ikindi, Zambia, Namibia. Hepfo ya ni Zambia. Na Zambia na Angola. Abazi bihugu nka bingahe ngira ngo Amerika zagiranye amasezerano na Kongo. Nibyo bihugu byose. Nyuma y'iyo leta ntuzayanditse se ubwo Tshisekedi yabandikiraga cyangwa n'imbere yabo. Kose cyeke bira bintu babikora mu mabanga nyine mu ibanga. Noneho ikintu cyavumbutse mu burani iki ngiki. Amerika nayo mu kubikora urumva ko yabikoze no mu bindi bihugu. Bizitwa yuko ari amasezerano yasanye n'ibihugu byo mu karere. Icyo urumva ntabwo wajya gushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Ariko mu mvugo ku mugaragaro yigira yabyitarutsaga. Ntabyo kubyumva. Amerika yabyitarutsaga mubanze kandi muri yo urumva uburyo barimo bwa rwihishwa bitagaragazwa, ariko Amerika yarangizaga hindukira igashinja u Rwanda ngo nabo biba amabuye y'agaciro nahe ubwo rero Rutundura yasabaga yuko u Rwanda rwafatirwa ibihano, Ubufaransa bugakora nk'uko Ububiligi bwakoze, ariko ibyo barabivuga. Rutundura nabo bisabye ibyo bihano. Yego nyine. Avuga yuko nabo batagomba kwicara gusa, nabo bagomba kugira icyo bakora, bakamufasha muri byinshi kugeza n'ubwo atunga urutoki Louise Mushikiwabo. Kubera ko OIF itagize icyo ikora, hari abarimo kubacika nka Burkina Faso yamaze kwikura muri uwo muryango. Ibihugu bitatu byishyize nuko byari byishyize hamwe nyine bifite itsinda ryabo bakoze, bavuye mu muryango wa OIF bashaka gukora West Africa. Urumva none banaretse n'ifaranga ry'Ubufaransa, France fa ubu bafite iryabo.
ako nagashya Rutundura yagize bu akubita hasi. Ikindi yabaye nk'umuntu babaye nk'abantu bari mu gushinja Ubufaransa. Tekereza abantu bagiye gusaba ariko barimo barashinja. Nawe urebe. Ariko nanone babihenuraho bababwira ngo kuba bigaragara ko Ubufaransa bwabatunze urutoki. Ngo kuba ngo urabona biriya ngo bibera Katari ngo nyine ngo byari uburenganzira bwacu ari hohoye. Hari ya Muventuro cyari Katari nibyo nshaka niba vozambwe uyu munsi wa gatatu ntago turamenya banasangiye raid. Bamva bagomba ntago nahushura unuvanga Muventuro yari Doha raid twabatumiye mu gihe cyiza bi Yo nuko bose arabagoro. Baraye turabara bose arabagorozi. N'abagorozi? Turabara arabagoro. Umugorozi utarya umuceri ni. Okay sawa. Utarya inyama. Inyama za hariya ni intama. Barya intama n'indogobe. Ntago indogobe bayirya bro. Iki? Indogobe. Abarabu? Bororiza iki? Zo kugenda. Dikada. Ese usibye aborora imbwa. Ako indogobe yabiryoshe mu muceri. Warutumwa muri ga. Indogobe ariko ngo inyama yayo no kuyihisha byange bimeze nk'igikoba nk'ipine. Okay, nice. Rero yakomera itakomera n'inyama. Nta n'ikindi. Abayisilamu idoha turabasuhuje cyane kandi dusuhuje itsinda rya M23. Hanyuma rero aba bagabo cyarinze nibaza ikibazo kuki batatinye ku Gikatari bagatinya Rwanda. Amugabo wangora yagambaniye abantu kandi si ubwa mbere ntago ari ubwa mbere bibaye. Ikindi nk'umuhuza wagiriwe icyizere na African Union yari yarananizwe n'iki gufata M23 akayumva ukwayo. Yari afite n'uburenganzira bwo guhaguruka akayisanga hariya. Misiyo yose buri kimwe cyose bagipangirwa na African Union. Sibyo? Ariko babikoreye ubushake. Mu nkuru uri bumbwiye ntuze kwibagirwamo Rwanda yakwiri kujya Goma. Ka Rwanda ako nakapurete. Ariko buri abantu reka myibutse. Ngiye kwamariza Rwanda ya nubwo nakantu bamaye. Umuntu utaragenda mu ndege. Agenda ajye ku kibuga cy'indege. Afata indege. Agera i Goma. Yongera agaruke. Avuga ko agiye muri Rwanda ye cyangwa agiye mu ndege. Ngiye kuyahiga. Amagize amafaranga. Ntago ari menshi. Ni nk'ibihumbi 100 garega n'amadolari nka 80. Amadolari 100? Si 80 se buriya. Aya. Kandi ni iminota 8. Kandi ubwo kugera no kugaruka. Ni iminota 8. Iminota ingahe? Ni 8 rwose. Kuva hano ikanomba ugera kumara kuzunguruka musikerekeza. Umva bro. Okay twikomereza. Nza umva ndaje nyahige. Nashaka amadolari 100. Ndaje nyahige. Ntago nza yariyo, ntago bayambwiye. Nibyo mfuye kwivugira. Turaza kuyamenya. Ubwo tuzagaruka tubibwira abantu. Umva mureke tujye ugomba muri Rwanda ya. Ubwo nyine kiriho nuko kira kibuga nigitangira gufungura ibihugu bimwe byatangiye gusaba birimo kumvikana. Aka kantu kumve neza biri muri procedure y'ubwumvikane ko ibyo bihugu byatangiza ingendo z'ibihugu ingendo z'indege z'ibihugu byabo. Abatangiye gusaba harimo Rwanda ya harimo Kenya Airways. Ubu ni igihugu cya Kenya n'igihugu cy'u Rwanda. Abyumvise turajyayo tu. Turajyayo z'intambara yarangira. M23 warigeze hari intambara. Okay kirere kimeze neza. Ese Sadege ntibaragenda. Ntose ikibuga cyari cyasanwa. Barimo gusana ikibuga ubu ngubu. Nizere ko basinye ka sheke ka avance ko gusana ikibuga. Ko nibo bagomba gufasha M23 kugisana. Kandi baracyategura n'ibisasu ntibakwinjira mu gusana ibisasu bitarashiramo. Umurundi Kongo yari yateze. Nuko Rutundura rero utuntu twinshi yagaragaje byabayeho kwimenenda. Bamubajije ku bya FDLR bamuhasi ibibazo. Iby'imishyikirano iri Katari cyari kubyo byari uburenganzira bwacu kuko byagirira inyungu undi ari we wese byari ngombwa ko tubikora ariko nyine turasaba ngo barasaba n'ubufasha bw'intwari ku rugamba. Bati none se ibyo gufata iby'igisirikare cyanyu igihugu kitagira igisirikare mukafata abaturage mu mitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro akaba ari ku rugamba ariko bariya
abaturage ego ni ku butaka bwabo, ni nk'ibyanyu mbega byo mu Bufaransa byo ku gihe cya Hitler by'abaresiste byo mu 1940 batsinze intambara yabo mu 1944 birwanyeho kubera ko hari ibice bimwe na bimwe Ubudage bwafataga mu Bufaransa, biba ngombwa ko birwanaho bitwa abaresiste. Ubwo urumva none se abo wazarendo bavugaga nyine ndavuga ati hariya ni ku butaka bwabo bagomba kwirwanaho uko byambera kose ni abanyekongo. Bati se FDLR ngo FDLR cyo kora ngo nyine ngo nabantu bakeya ngo abantu ngo barabacyuye ngo bagera ku 5,000 iki ibya Rutundura byari ibyo ngibyo yatunduye nyine yabitunduye yashyira aho ngaho ibyo ngibyo muri make ni nkaho yapfubeje gupfobya FDLR no kuyihakana. Nibyo president wacu Paul Kagame yababazaga ati ubundi FDLR iteye ikibazo numva mushaka ko baba nk'abangahe kugira ngo agaragara umubare utera abantu ikibazo. Bumva FDLR ko ari umuntu, ntago bumva ko FDLR ari ideology cyangwa se ingengabitekerezo mbi ya genocide, ne kuyita mbi gusa ingengabitekerezo mbi zibaho. Urumva yongera kugira gute gupfobya icyo kintu. Ibi byose rero bakiriyo tutaramenya umwanzuro, tubiteze amaso, tubihanze amaso, dutegereje imyanzuro bazakurayo, niba Ubufaransa bwabumvise cyangwa ubutabumvise. Ariko igikomeye cyane babasabaga nuko Ubufaransa nk'igihugu gikomeye mu kanama k'umutekano muri Loni no muri Loni nyirizina babafasha kubavuganira muri uwo muryango kugira ngo u Rwanda rukomeze gufatirwa ibihano. Dosiye iracyariyo, turayitegereje ikiri buveyo. Updates rero mu mirwano, reka mbere ejo ntuza mu majyepfo ya Kivu, muri Sud Kivu, abarwanyi batwirwaneho basuye komine Minembwe. Abaturage barabishimira ibintu biracika. Bishimiye M23 na twirwaneho bari hamwe yego. Hanyuma general wabo General de Brigade Sematama amenyesha abaturage yuko byabaye ngombwa yuko bihuza na AFC M23 kugira ngo babe icyama kimwe kibigisirikare gikomeye, bagira imbaraga barwanya umwanzi, bakureho ubutegetsi bw'umwanzi wamereye nabi. Ese mwakwishimira gukomeza gupfira hano? Ikindi yagaragaje nuko mu Banyamurenge buriya harimo ikibazo cy'impande ebyiri ku buryo nabashobora kugambanira zirebana y'ingwe, kandi abana babo bose bakaba bahuriye muri twirwaneho. Ndetse n'itangazo ryihuje na M23 ryasomwe na Sematama nyuma ya Makanika, ndetse bamwe bashaka kuvuga ngo nicyo ngo Makanika yazize ngo ko Sematama ngo yahise ngo bitangaza. Ariko ejo yabasobanuriye yuko iryo tangazo ryari gusomwa na Makanika bukeye bwaho, buri buke bwaho nibwo bamwivuganye, umwanzi yamwivuganye. Ibyo nabyo bibasobanuriye. Hanyuma basaba yuko iby'impande zitumvikana no gukoma amashyi, umvaga hari abakomye gakeya akavuga ati murangaze gukoma amashyi. Yanakizemo n'akantu nyine ku mpande zombi avuga nk'ubwo abo ngabo hari abantu batumvikana nabo rimwe na rimwe usanga banegamiye ku ruhande rwa guverinoma, kandi guverinoma igahindukira ikabica. Urumva guverinoma yo yibica se ya Kongo yibica, noneho hakaba bari ku ruhande rwa guverinoma kandi babana nabo ngabo bicwa. Umva ikibazo aho ruzingiye, bakavuga bati mwirwanya guverinoma, noneho bakavuga ati n'ubundi ibyo twatangaje si ikintu gishya, n'ubundi nicyo twari dusanzwe dukora, twari dusanzwe duhanganye na guverinoma, ariko noneho twidekare ko tugiye kurwana no kumugaragaro bwa ngombwa tukanayikuraho. Ariko ubundi ntabwo twarwanyaga guverinoma komite, twaririndaga twirwanagaho. Urugero nasobanuraga agira ubwo avuga ko abo ngabo batabashyigikiye ari ababanga, ashyiramo ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo abatwanga tuzabanga kandi nimudukunda tuzabakunda. Bamwe ikintu yavuze ubwo rero arengurira no kuri abo ngabo badahuje, aravuga ati ibyo mubireke muze dufatanye, nkuko agaragaza abana babo baturuka hanze no hanze, hari n'abava muri Amerika.
icyo ngicyo ngiye no kugisorezaho baje ku rugamba baza gutabara bavuye muri Amerika se cyane rwose abana baje muri twirwaneho yego baza gutabara ubwo rero yavuga ko bavuye Kiriba na Runyoni bakaza n'amaguru kurinda bagera muri komine Minembwe bavuye Runyoni Runyoni ni kure ariko urakoze cyane ubonye ibirometero bihari urahaza ugera no kuri karite no kwikaye turebe ni kure Kiriba Kiriba ngira ngo naho ni numva aho hose numva yababwira nk'abantu bahazi kumva ko ari ahantu kure reba kuvayo nta modoka nta ndege n'amaguru bakarinda bagera hariya ubwo rero ikiriho niki nuko mu nzira baje babatangira babarwanya ati niyo mpamvu bavandimwe baduherekeje baduherekeje batugeza hano abo nabo muri Mventura nyene ubu rero batitaye ku mpuzankano itandukanye bambara icyangombwa no gukora icyama kimwe cyo ni ikintu cyo kwishimirwa cyane iyo ni update nayo hari hanyuma urugamba wari kare rurakomeje rukomeye cyane ndetse ruravugwamo yuko hari ubwo M23 yirwanyeho bikomeye drone ngo yabazengereje ariko bavuga ko M23 hari wari kare nayo iri guhura n'ibintu bikomeye ariko nabo bivuga ko bazanye ikoranabuhanga ribafasha guhandiriza drone mu buryo bwabo nyine na nyina wundi byara gahungu umwe tunkubita umugeri nko kurema ijisho nsoza rero ngira ngo nsoze reka nkubwire ikintu dore umugambi mubisha wo gushishikariza ariko hari ikindi kintu leta ya Kongo yarize u Rwanda gishyashya yakirize ko irimo kwimura abanyarwanda ijya kubatuza muri Kongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kugira ngo ihahindura habo ibyo ninde wabivuze se yabimva nawe leta yabivuze mu nama ya ONU nayo nabyo Kinshasa yabitangaje itangazo ryasohotse rwose bavuga ati do none ukibazo bahageze babibonye cyane nuko reka nisoreze kuri iki kintu ku mugambi mubisha burya ngo imizinga izavamo imyibano pe hari ikintu kigeze kugerwaho n'ubu kirahari gushishikariza abana bo mu mpunzi bano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya mu bihugu byo hanze. Do you know why? Do you know the purpose? Ari guverinoma ya Kongo ibohereza? No. Ibyo bihugu byo hanze bibashishikariza kuzayo. Cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zino mpunzi. Izi mpunzi ko zivanze zirimo abanyamurenge, zirimo uravuga abandi. Abangaba bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahise cyane. Bahise. Iki abanyamurenge nurese nta mpunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda. Nibyo mvuga nyine. Kuri yo kubashishikariza mujye hanze bakabaha ibyangombwa byose ni iki. One, harimo uburyo bwo kubatatanya bakibagirwa iwabo. Igihe urugamba ruzaba ruhinanye bakabura abajya gutabarayo. Ibyo se akaba ari minuza ni politike yaje bucece ariko batazi ngo igambiriye iki. Ubu nibwo barimo kubibona. Kandi ka kabiri uribuka akantu kigeze kuba mu nkambi ya Kiziba hariya burengerazuba mu majyepfo za Nyamagabe urakibutse nanuza hano na Gihembe uribuka imyigaragambyo bakoze ngo barashaka gutaha bakavuga ngo barashaka gutaha ntuza bakiri Bunagana M23 uzi cyari kigiye kuba babashutse. One, harimo propaganda ya Kayumba Nyamwasa kugira ngo abatwara ajye kubakoresha mu ntambara igomba kuza guhangana n'u Rwanda. Kabiri, bagomba kugeraho bakabanyukanyuka kugira ngo izo mpunzi u Rwanda rubarega bavuga bati barabarigishije babajyanye mu gisirikare cyande cya M23. Akano kumva amakuru none nakasa mutwe ariko izo bintu ngo uvuga ngo politike ngiki ibintu babyishe muri politike babana n'urubyiruko kubatatanya kubatwara iyo nibagerayo bakarya neza bakamera neza nta uzatinyuka kugaruka gutabara. Ariko ndakurahiye abana barimo kuza amakuru barimo kuduha barimo kuvayo bakaza abandi basigayo hariya baratera White House bakajya gutanga ikibazo cyabo kandi kikumvikana.
ariko kirumvwa nande se nubwo cyumvikana kirumvwa nande abandi ntabwo wakwishinga ibyo niyo mpamvu uwo muhungu bamwita ntabwo nibuka izina bavuye muri agatatu uyu yavuye muri Amerika niba ari Kamanzi irindi sinyibuka Colonel Major sorry yavuye muri Amerika abandi baburugero turahamagarira abanyamurenge n'abakongomani bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abakongomani b'abarwandofone bose mbega bose si ngombwa babandi bo mu bwoko bw'abatutsi gusa n'ababandi bashyize abana bafite abana babo mu bazarendo turabahamagarira kumenya ko ubwo ari ubutaka bwanyu mufatanye na bagenzi banyu dore bamaze kubereka yuko mutabatsinda ahubwo mufatanye kubaka nicyo bahora babahamagarira nabo ubwabo ibyo bizana amahoro mu karere natwe tubonereho nta kundi kubera ko buri muturage wawe ameze neza nawe umera neza katugushimire amakuru nayo nakagaruka